Karibu nanone ku Gasusuruko TV. Karibu nanone ku Gasusuruko TV, urubuga tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Tumaze kumenyerana rero, hari abantu badusabye uko wateka ifiriti gusa yonyine. Rero tukaba twahisemo uyu munsi kuba ariyo video dukora, tukubereka uko wateka ifiriti. Rero tugiye gutangira. Njyewe ubagezaho ikiganiro ni Josiane Iradukunda, mumaze kumenyera. Ubaye ufite igitekerezo, inyunganizi, icyo wumva wifuza twateka, byose ni tayari, turi tayari, watubwira nta kibazo. Rero tugiye kubereka ukuntu wayiteka ifiriti mu buryo bworoheje kandi wenda butanagoye, ukoresheje ibintu ubona aho hafi yawe by'ibikoresho: icyuma, amavuta, turakoresha igihwagari, turakoresha ibirayi byitwa kuruseke. Nge nibyo nkunda gukoresha kubera ko ari byo nkunda kurya, ariko ubaye ufite kinigi, ubaye ufite n'ikindi cyose, ibindi birayi ibyo ari byo byose byateka ifiriti nta kibazo. Gusa nibyo nkunda, ifiriti yabyirandyohera. Rero tugiye gutangira tubereka. Turakoresha umunyu, amavuta n'ibirayi, nta kindi. Tugiye gutangira kandi mbibutsa ko ngewe ifiriti yanjye ntago njya shyiramo umunyu ihiye, nyishyiramo umunyu mu birayi bikiri bibisi, nkashyira mu mavuta. Rero reka dutangire tubikate turebe. Nkunda ifiriti ijya kubaho nini, murabona uko ingana, niyo nkunda. Ubaye ukunda irenze iyi ngiyi, waba ushaka nko guteka sote, ariko nta kibazo, byaba ari uburenganzira bwawe. Kubera ko hano, nongera mbibutsa ko hano tuba turi kubitegura gutya. Hari igihe usanga umuntu ari kuvuga ngo kubera iki wakoresheje iki kintu ntugikoreshe gutya. Nyine nshobora kukibagirwa, ntago umuntu amenya byose, ariko ukatugira inama, ukatubwira ati wakoresha iki n'iki cyangwa se gutya, biba byemewe. Ariko wenda nk'iyo umuntu avuze ngo kubera icyo uri gukoresha par exemple, wenda kubera icyo wakoresheje indimu, ariko nshobora kuba nyikunda, wenda wowe utayikunda. Wowe niba utayikunda ntukayikoreshe, nta kibazo. Nshobora kudekora nkoresheje karoti utazikunda, nta kibazo, wakoresha ibyo wumva ushaka. Njye nuko aba ari byo nahisemo nakunze. Sawa. Rero ubu ngubu tugiye gushyira mu gasafuriya kugira ngo tubone uko dushyiramo umunyu neza. Umunyu turashyiramo, ushyiramo gakeya, ushyiramo umunyu ukurikije. Hari abantu turi gupfa ibintu byerekeranye n'ibipimo by'umunyu. Niki umunyu? Hari umuntu ukunda umunyu mwinshi, hari n'uwo wateka ifiriti ntashyiremo umunyu. Biba biterwa n'uko wowe ubishaka. Umunyu ndumva ari akantu umuntu atatindaho cyane. Noneho iyo umaze gushyiramo umunyu gutya, ugira gutya, cyangwa se waba ushaka ko bitagusakuriza ukashaka ikintu ukagaraguramo, ariko gutya nibwo ijyamo neza. Warangiza tugiye gushyira amavuta mu isafuriya, duteka ifiriti.
mukomeze mubane natwe, kandi nawe utarakanda subscribe turagushishikariza kuyikanda. Tugira ibiganiro byiza, kandi noneho mubaye hari n'ibindi mubona twabategurira mu buryo bwo kugira ngo dukomeze tubane neza, mwajya mutubwira twabitegura nta kibazo. Hano reka dushyiremo amavuta. Aya arahagije. Rero nabyo biba byiza ko udashyiramo ngo bisakuze byatari ifiriti nyine isakuze cyane. Reka duhite dushyiramo, kuko amavuta yahiye cyane nayo ntabwo ari meza. Noneho ikindi kintu nababwira, wenda benshi batari bazi, ifiriti iyo uyitetse gutya ushobora kuba wenda uri kwihuta cyane. Iyo uri kwihuta cyane biba byiza ko uyipfundikira. Iyo uyipfundikiye bituma ishya vuba kandi nta mazi ajyamo pe, nta mazi ajyamo. Tugiye gupfundikira, mu kanya iraba imaze gushya kandi neza. Şanda. Tugiye rero gukuramo ifiriti yacu. Hari abakunda ifiriti isa nk'iyashiririyemo, ariko njye ntabwo nyikunda. Ntabwo nkunda ifiriti isa yahinduye ibara ukuntu cyane inyuma. Nkunda iyi ngiyi ku buryo araba ari ifiriti ariko inoroshemo ukuntu, nibyo byiza. Sawa rero, mwakoze mwebwe twabanye mu gutegura ino firiti, kubereka ukuntu wategura ifiriti mu buryo bworoshye cyane ukoresheje ibikoresho bisanzwe umuntu yabona byoroshye. Rero twebwe tugiye gufatisha ifiriti agasalade, niyo mpamvu nashatse kubidekora gutya, kubera ko tugiye kuyirisha salade. Agasalade k'amashu, karoti, kokombure n'inyanya. Murabibona, izi ni karoti zirabye, noneho aya ni amashu, urunyanya muri kubibona, n'agafiriti ku ruhande. Rero muze kubitegura, muze kuryoherwa namwe nimuze kubitegura, kandi dukomeze kubana ku Gasusuruko TV, mutugezaho ibindi bitekerezo mwaba mufite. Nimwifuza ko twazajya tubereka n'uburyo bumwe cyangwa ubundi bwo kudekora, mwebwe murabona ko muba muri kubyigira hamwe, uburyo wadekora ibiryo, uburyo wateka, n'uburyo wahita ubidekora. muri kwicisha inyoni ebyiri ibuye rimwe. Rero sawa, rero mwakoze kubana natwe, muraba agaciro kuri twebwe. Ni ukuri aho muri hose Imana ijye ibaha umugisha, kandi uburinzi bwawe bujye bubabaho.
njyewe rero wabagezagaho iki kiganiro ni Josiane Iradukunda. Umuntu utarakanda subscribe yibuka kande subscribe, musharinge, likinge. Mana yanjye turabakunda cyane kandi mukomeze kugubwa neza. Bye.